Ku itariki ya mbere Mata mu mwaka w'1910 nibwo Rukara rwa Bishingwe yivuganye umupadiri wakomokaga mu gihugu cy'Ubufaransa witwaga Paul Rupias amutsinda kuri Nyabyungo mu Burera. Uwo munsi Rukara yari yitabye Padiri Rupias kugira ngo asobanure uko yaranduye imbago abazungu bari barateye mu masambu y'abarashi Rukara yakomokagamo. Rukara amaze guhura na Rupias nibwo yashubuje Rukara agira ati yamba Rukara, undi niko kumwihanangiriza kutazongera kumusuhuza cyo kuko Rukara yavugaga ko yamba ukwamburwa abana. Ibi ngibi Padiri Rupias yabifashe nk'agasuzuguro, hanyuma bacitse Rukara urushyi maze Rukara asakiranwa n'umujinya ndetse n'uburakari. Aba yadukiriye Padiri Rupias amutaka umunigo kugeza aheze umwuka. Rukara rwa Bishingwe utarajyaga imbizi n'abazungu nibwo yahise ashyirirwaho ibihano na rezida w'Umudage witwaga Gudovius abifashijwemo n'abayobozi bo mu Nduga bari abatoni ba Musinga. Hanyuma bemeza guca Rukara mu gihugu bagamije kwigarurira akarere kose nk'ikiguzi cy'icyo yakoze, nk'uko inyandiko ya Vireti Emmanuel igaruka cyane ku ruhererekane rw'amateka y'u Rwanda kuva mu mwaka w'1837 kugeza mu mwaka w'1994 bigaragaza. By'umwihariko muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mateka ya Rukara rwa Bishingwe urw'igikundiro intahana batatu. Niba utari wakora subscribe no gukora subscribe ndetse kandi kubuka gukanda kukazogera, nje mugiye kubana muri iki kiganiro ndiciyera umuhumuza bahaye ikaze. Mu nanga ya Sebatunzi yanasubiyemo n'umukirigitananga Munyakazi Deo bagaruka ku buryo Rukara akimara kumenya ko atumijweho n'umuzungu bo bitaga Rugigana. Rukara yakenze ko ishyamba atari ryeru, niko guhamagara umuhungu we Nyirinkwaya mutuma ku mitwe y'ingabo ze zose yayoboraga zarimo Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzigwe ndetse n'Urukandagira. Hanyuma abatereka intango maze arabatekerereza anabihanangiriza kutazamuterekera nagera i Burayi. Imitwe y'ingabo yose yarataratse irivuga isezeranye Rukara kutamutaba mu nama, ariko ubwo Rukara yatangiraga gushyamirana na Padiri Rupias bapfa kamubwiye yambu kandi yarabifataga nk'igitutsi, maze Padiri Rupias agashinza Rukara kumusuzugura. Bombi nibwo bahise batana mu mitwe, maze umuzungu asumira Rukara amukubita ikirato hanyuma amutera n'ikofi. Ya mitwe y'ingabo ya Rukara yose bibonye niko gukwira imishwaro. Muri ako kanya ariko umwe muri izo ngabo witwaga Manuka bivuga ko yahise ahindukira hanyuma agakubita icondo ry'ingabo Padiri Rupias hanyuma akamuhirika kuri Rukara, maze Rukara niko kumwigaranzura ahita niga Padiri Rupias kugeza ashizemo umwuka. Rukara akimara kwivugana Padiri Rupias nibwo yahise avuga ati ndakwishe intahana batatu ya Rutamu nyiri urugi ruvuga nk'indamutsa, ndakwishe ndise wa Nyirinkwaya. Rukara rwa Bishingwe wakundaga kwita urw'igikundiro urwa Semukanye intahana batatu nibwo yahise ahungana n'ingabo ze zose bahungira Bufumbira. Hadaciye kabiri umwe mu bagaragu ba Rukara yaramusuye ndetse kandi amutura inzoga mu kibindi, hanyuma niko kumutekereza ko mu gihugu himye umwami mushya, maze Rukara amusubiza ko n'ubundi nta maramuko yiwe abandi hamunaniye. Rukara niko kubaza umugaraga ati niko se sha uwo mwami yimye yitwa nde? Undi nawe niko kumusubiza ko himye Ndungutse kuri Rutangira. Rukara akimara kubyumva nibwo yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara nibwo yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganaga na Burunuka. Ndungutse nibwo yashubije Rukara agira ati erega Rukara narabimenye humura kandi nzabakurinda. Bukeye Ndungutse nibwo abazungu bamwohereje urwandiko bamusaba kuzabafatira Rukara, nubwo Nyirinkwaya yari yaraburiye Rukara ko yaguzwe agiye kwicwa. Rukara nibwo yamushubije ko atagiye kugwa mu gihuru kuko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse nibwo yatumagaho Rukara ngo aze babuguze, hanyuma bakibuguza Rukara nibwo yubuye amaso hanyuma abona mu ntanzi z'urugo witwaga Paul arahingutse. Rukara kimubona ati yampaye inka Bishingwe, mbe Ndungutse nawe koko ngibiri ibyo nanganye nabyo biransanze. Ndungutse niko gusubiza Rukara agira ati yewe Rukara humura ntacyo bagutwara ndabakurinda. Rukara niko gusubiza Ndungutse ati yewe Ndungutse wimbeshya ntago kibandinze ahubwo wantanze mba ndoga umwami. Uwo Paulo nibwo yaje bwangu agira ngo arasuhuza Rukara muri yamvugo yitwa yambu. Rukara nibwo yamusubije ati niko sha nanga agasuzuguro naguzi ko yambo nayanganiye na basobuja. Muri ako kanya igitero simusiga cyari kizanye na Paulo nibwo cyataye Rukara muri yombi, ariko Rukara sigavumye Ndungutse agira ati niko sha Ndungutse we ntukimi Rwanda dore ndi umucyaba, ndagirwa igikundiro cya Semukanye ngiye kwishyura ibyo nakoze ariko uzazira ibyo utakoze.
Rukara ageze mu ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa nibwo yongeye kubwirwa Yambu, maze niko gusubiza ko adashaka kwamburwa abana be. Rukara bamubajije uwishe umuzungu niko kubasubiza ati nawe banza umwibwire, hajya ngo numvishe ngo muzi kwandika, kandi ibyo ngibyo urabimbariza iki? Abari aho bose nibwo bahamije ko Rukara ari we wishe umuzungu, maze ababwira ko n'ubundi bamubarizaga ubusa ari we wishe umuzungu kandi atabiguraho. Rukara nibwo yasezeye ku bana be ndetse n'ingabo ze, ariko asaba umuzungu kutozamukorera ku bana kuko agiye gupfa ari umwe nk'uko umuzungu yapfuye ari umwe. Rukara yari akikijwe n'abasirikari imbere n'inyuma, maze ajyanwa kunyongwa, ariko mbere yo kumugezayo bivuga ko Rukara yabanje kwivugana abandi babiri. Ahangaha amateka atubwira ko Rukara akimara gupfa abazungu bagize ubwoba bakeka ko Rukara atapfuye, niko kuzana muganga hanyuma aramupima yemeza ko Rukara yashizemo umwuka. Abapfuye cyo Rukara rwa Bishingwe, urw'igikundiro intahana batatu. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku mateka Rukara rwa Bishingwe, urw'igikundiro intahana batatu. Nje mwabanye muri iki kiganiro nditsiyera umuhumuza, naho utaha.